Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Turanezerewe tubonye uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi turabashimira mwebwe mwese tubana muri uyu mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Ni iby'umumaro, ni iby'agaciro kugaburira ubugingo bwacu, tukabugaburira ijambo ry'Imana. Nugira uyu muco wo gusoma ijambo ry'Imana, ukaryiga, ukaryitaho, ukanarifata mu mutwe, bizagufasha muri iyi nzira y'agakiza. Ntabwo rero umuhati wawe ari ubusa ku mwami, ahubwo bizafasha ubugingo bwawe. Ntugacogore kubikora, ujye ugira umwete. Yesu akugirire neza cyane. Uyu munsi twasomye igitabo cya Ezira igice cya mbere, dusoma Zaburi ya 84 n'iya 85, dusoma kandi ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 7. Imana iduhana umugisha. Muri iki gitabo cya Ezira twabonyemo inkuru z'umwami witwa Kuro, ukuntu yategetse ko bubaka urusengero rw'Imana i Yerusalemu. Imana idufashe cyane. Twasomye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3. Ubu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'Ubuperesi ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya bisohore. Ategeka ko bamamaza itegeko mu gihugu cye cyose, kandi arandika ati: Kuro umwami w'Ubuperesi aravuga ati, Uwiteka Imana nyir'ijuru yangabiye ibihugu by'abami bose byo mu isi, kandi yanyihanangirije kuyubakira inzu i Yerusalemu mu Buyuda. None umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe, Imana ye ibane nawe, azamuke ajye i Yerusalemu mu Buyuda, yubake inzu y'Uwiteka Imana ya Isiraheli, ariyo Mana ibi Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. Aya magambo yo muri iki gitabo cya Ezira avuga kuri Kuro ni amagambo meza, ni amagambo anejeje, ariko yanyigishije ikintu gikomeye. Yanyigishije ko nta muntu Imana itakoresha kugira ngo isohoze ibyo yagambiriye. Ikintu Imana yagambiriye mu buzima bwawe nta hantu itakinyuze, kuko uyu mwami Kuro ntabwo yari umuyisiraheli, yari umwami nyine w'Ubuperesi. Ariko Imana kuko yari yaragambiriye kuzubaka i Yerusalemu nk'uko yari yarabibwiye umuhanuzi Yeremiya, ibisohoresha amaboko ya Kuro. Imana ishimwe cyane. Nta hantu rero Imana itanyura kugira ngo igusohoreze ibyo yagambiriye cyangwa ibyo yakuvuzeho. Niyo mpamvu ukwiye gutuza umutima, ntukwiye guhagarika umutima, ntukwiye kugira ubwoba, ntukwiye gucika intege, ahubwo ukwiye gukomera. Ntukwiye kwibaza ngo bizacahe, ngo bizanyurahe. Oya, Imana ifite imbaraga, ifite abakozi, ifite aho yanyura, ifite uko izabigenza. Si ibyawe kubimenya. Wowe yumvire, uyubahe, ukore ibyo ishaka. Ibisigaye izabikora, izabisohoresha umwete wayo nk'uko imbaraga zayo ziri. Imana ishimwe. Kandi iyi Mana yasohoje ibi yari yaragambiriye, yasohoje iyi migambi. Niyo Mana natwe twiringira, iracyakora imirimo. Ni Imana idahinduka, ni Imana ihoraho, ni Imana ishobora byose. Yiringire, yikomezeho, izabikora. Ni Imana ibishoboye. Imana ihabwa icyubahiro. Twasomye andi magambo meza ari mu butumwa bwiza bwa Luka, ari naho dukura umurongo tuzirikana none. Twasomye inkuru zinyuranye muri iki gitabo, muri iki gice cya Luka cya 7. Twabonye ukuntu Yesu yakijije umugaragu w'umutware w'abasirikare, tubona ukuntu yazuye umwana w'umupfakazi, tubona n'ukuntu Yohana Umubatiza yamutumyeho, kandi Yesu yaje no kumuhamya. Imana itugirire neza. Twabonye n'umugore w'umunyabyaha ukuntu yasize amavuta Yesu ku birenge, ariko ndaza gutinda cyane kuri iyi nkuru y'ukuntu Yesu yazuye umwana w'umupfakazi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Gusa n'aya magambo y'uyu mutware w'abasirikare no kwizera ko yari afite byanejeje. Dukwiye kugira kwizera gukomeye. Yatumye kuri Yesu, aravuga ati, rero jye sinari nkwiye no kugera aho uri, ntabwo binkwiriye, nta nubwo ari ngombwa kuza hano, nanjye ngira abo ntegeka, kandi iyo mbabwiye baranyumvira. Iyo mbabwiye ngo nibagende baragenda, iyo mbabwiye ngo nibaze baraza. Ati, utegekera aho uri, umugaragu wanjye arakira. Imana ishimwe. Kandi yarakize. Yesu atangarira kwizera kwe. Jya ugira ituze,
umenye ko Yesu abishoboye, aho yaba ari hose uko byaba bimeze kose Yesu arabishoboye. Turasabwa kumwizera no kumwiringira, afite imbaraga, yategekera aho ari, yaza aho uri, yabikora uko abishaka kandi bikagenda neza. Icyo usabwa ni ukumwizera kandi ukamwizera neza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma twasomye amagambo ku murongo wa 13 ariwo murongo tuzirikana none, aravuga ngo Umwami Yesu amubonye amugira imbabazi, aramubwira ati wirira. Aya magambo ni inkuru z'uyu mupfakazi warapfushije umwana we w'ikinege, nuko ngo abantu bikorera ikiriba bajya gushyingura, bahura na Yesu. Ariko muri abo bantu barimo barirana n'uwo mupfakazi, muri abo bantu bari bagiye gushyingura, Yesu amenya umupfakazi, amenya uwagize ibyago, amenya ufite ingorane, aramwegera amubwira ijambo ryiza, aravuga ngo wirira. Imana ishimwe. Uyu munsi nawe Yesu arakureba muri izo ngorane zawe, arakureba muri ibyo bibazo byawe, arakureba uko kuntu umerewe, arabizi, azi uko umeze, kandi niwe ukubwirira ijambo ryiza ngo wirira, humura, agufitiye imbabazi nyinshi, akwitayeho, aragukunda urukundo ruhoraho. Niwe uvugana nawe ngo wirira. Uyu munsi nanjye nongeye kukubwira, mbwirijwe n'Umwuka Wera, kubwira ijambo twasomye, ukomere umutima, wirira, humura. Yesu akwitayeho, Yesu aragukunda, Yesu yagukiza, yazura ibyawe byapfuye, yaguha icyizere cy'ubuzima. Niwe buzima nyakuri. Mwiringire, mwikomezeho kandi umwumvire. Imana ishimwe cyane. Yesu aragukunda, niwe uvugana nawe ngo wirira. Yakwitegereje, yamenye ingorane zawe, yamenye ibibazo byawe. Iri jwi ryizere, wo kurira. Yesu agufitiye ubuzima, agufitiye igisubizo cy'ibibazo byawe, agufitiye ejo hazaza. Wikuka umutima, wihangayika. Yesu akubereye maso. Icyubahiro kibi cy'Imana mu izina rya Yesu.